we tugiye kubana muri kino kiganiro mbanje kugusuza amahoro y'Imana abane namwe nkuko bisanzwe ngiye banyita Joshua. Tugiye kubana muri aya makuru, tugiye kuganira uwo muntu muri kubona kuri kara yanyu bamwita Kanyabugande Olivier, abenshi bamuzi nka Nyagso muri sinema nyarwanda. Uno munsi rero saa sita za nijoro yaje kuri live ya TikTok atangira gutanga cyangwa atagira kuvuga ibintu bitajyanye n'igihe turimo cyo kwibuka abacu baje jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Rero uno munsi yaje gusaba imbabazi abanyarwanda ndetse n'abantu bamukurikira abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze zose akoresha nk'umunyarwenya. Kanyabugande Olivier uzwi nka Nyagso yasabye imbabazi abamukurikira n'abanyarwanda muri rusange nyuma yo gutegura live ya TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi igihugu kirimo. Ni ikiganiro uyu munyarwenya yarayoboye agihuriyemo n'urubyiruko rumukurikira, batera urwenya yewe n'ugerageje kuba yabakemura ngo bamwimye amatwi. Nyuma yo kuva kuri live yari yateguye kuri TikTok, Nyagso yasubiye ku mbuga nkoranyambaga ze atambutsa ubutumwa bwo gusaba imbabazi yisegura ku bari bamukurikiye kuri iki kiganiro ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Mu butumwa bwe Nyagso yagize ati: aka kanya nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwari mwankurikiye kuri live nakoze ku itariki 11 Mata 2025 saa 5 za nijoro kuri TikTok, aho nge na bagenzi banjye twari kumwe tuvuga ibintu bitajyanye n'ibi bihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu munyarwenya yakomeje asaba imbabazi ati: nsabye imbabazi abanyarwanda mwese muri rusange, cyane cyane abo nakomerekeje. Ndashishikariza urubyiruko n'ibyamamare gukoresha imbuga nkoranyambaga neza kugira ngo duhashye abapfobya jenoside. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira yasabye igihe ko bagiye gusesengura ibyakozwe hakarebwa icyakorwa. Ati: ikibanza ni ugusesengura ibyakozwe hanyuma umwanzuro uzafatwa nyuma. Ubwo yarabajijwe niba ubutumwa amaze iminsi yatanze Dr Murangira ubwo yarabajijwe niba ubutumwa amaze iminsi atanze bwo gusaba abahanzi gukoresha imbuga nkoranyambaga zabo barwanya abakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 abayihakana ndetse n'abayipfobya, umuvugizi wa RIB yagize ati: kwigisha ntuguhozaho, ntabwo wakwizera ko ubutumwa watanze bwumviswe na bose. Hari abinangira gusa, tuzakomeza twigisha ariko tubijyanishe no guhana. Ibi rero ubwo yabigarutseho Dr Murangira yaje hano ku Gihe aganira n'igihe ababwira yuko atangira kubwira avuga yuko abanyarwanda ndetse cyane cyane n'ibyamamare kuba bavuga ijambo rimwe ryamagana ingengabitekerezo kugira ngo barwanye abaripfobya. Ibi rero yaje kubigarukaho mu kiganiro ejo bundi twakoze, mwarabyumvise. Niba utarabyumvuze gusubirayo ubyumve kugira ngo wumve neza aho byatanye. Yaje abasaba rero kuba bavuga ijambo rimwe ryirukana ingengabitekerezo, none ahubwo ibyamamare nibyo bitangiye kugenda bivuga cyangwa rinyomoza ibyo yatangiye agenda avuga. Ubwo rero ubwo yagiye abikeresa, dutegereje ibihano ari buharwe natwe ntitubizi. Dr Murangira ibingibi akunda kubigarukaho. Ejo buri n'ubundi yavuze aya magambo, aravuga ati: uko witwara ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza ikigero cy'uburere n'indangagaciro ufite. Sosiyete niyo mucamanza. Akunda kugaruka ku bantu bakunda kuvuga amagambo aterekeranye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Dr Murangira ibi rero yabigarutseho ubwo uyu munyarwenya bita Nyagso uzwi cyane cyane muri sinema, akaba afite amafilime menshi akinamo nka Nyagso n'ubundi akina ari Nyagso, urwo n'urwenya ndetse n'andi mafilime agendana cyane cyane. No musitari uzwi cyane, ariko kuba yagenda agakora nk'ibi bintu ntago babikwiriye. Nta makuru ya entertainment rero tugenda tuganira yo hirya no hino. Nge mwari muri kumwe, banyita Joshua, kandi ndagira ngo ushimire wewe wabanje kuntega amatwi. Niba utarakora subscribe ndagira ngo ngushishikarize kuyikora kuko ibyiza biri imbere. Ciao ciao.